narivuze ngo uku kwezi kwa 10 kuri prophetique n'ukwa 11 tugiye kwinjiramo kuri prophetique n'ukwa 12 kuri prophetique. Nari nkubwiye ngo Imana ivuguruje ibyo wari umaze iminsi ubona, iguhaye iminsi mikuru. Imana ivuguruje ibyo wari umaze iminsi ubona. Mu yandi magambo, Imana ikuyeho puri, iguhaye purimu. Ugiye kujya mu minsi mikuru, uyu mwaka ugiye kusozanya amashimwe, uyu mwaka ugiye kusozanya ibyishimo, uyu mwaka ugiye kusozanya ishimwe mu kanwa rivuga, uyu mwaka ugiye kuhagararamo, ugiye kurya ntabwo uzakurya, uyu mwaka usohotsemo neza, uyu mwaka Imana ikinguye inzugi, uyu mwaka Imana ikwinjiza Pede satare amakore bodo fotore basa. Pede satare. Imana iguhaye iminsi mikuru. Imana iguhaye iminsi. Yambwiye ngo itanze purimu. Iguhaye iminsi mikuru. Abanzi basenye. Abadayimoni baribase. Abadayimoni babishe. Iguhaye iminsi. Iguhaye kunezerwa. Abadayimoni bose bishe. Ndagira ngo mbwira ngo Imana ishize iherezo ku byago byagukurikiranye byose. Imana ishize iherezo ibyagukubise mu kwa mbere, ibyagukubise mu kwa kabiri, ibyagukubise mu kwa gatatu, ibyagukubise mu kwa kane, ibyagukubise mu kwa gatanu. Uriya n'umuterera, haleluya. Tubahaye ikaze. Ndiyo ndirukanka cyane, nta kundi nyine imvura yaguye, tuza dukererewe, nta kundi gatesi Imana imumugisha. Atubwirije ijambo ryiza kandi ahanuye neza. Umuhanuzi najya guhanura ujye ushaka ituro, niba akavuga amagambo gusa. Nta magambo umuntu akubwiye neza muhuriye mu muhanda, ushaka akantu wisopasopa, urisopasopa ukamuhereza. Umuntu ajya guhanurira neza, yego niba ntaryo ufite sawa, ariko biba umuco. Umuntu aguhanuriye ushaka ituro, umuhereza ituro. Yesu ashimwe cyane. Turamushimiye rero gatesi, Imana imumugisha. Atubwiye amagambo meza. Mushumba twaje atubwira amagambo atubwira ngo igiye guha imbaraga, igiye gukomeza abantu bari babuze imbaraga. Imana yo mu ijuru imumugisha. Tugize amahirwe tubonye Bishop Edouard nawe ikatumukomera amashyi. Imana imumugisha. N'umugabo tugendanye igihe kitari gitoya kandi akunda Imana. Noneho yazanye n'umudamu, igitangaza cyabaye. Yazanye n'umudamu, igitangaza cyabaye. Se kuko mamashi nk'ibigori uko na jalousie. Analeta na madami yake ati. Analeta na madami yake yakoye, yakunze, arya neza, amutegurira neza. Dukomere Imana amashyi. Nawe nushingirwa tuzayakoma. Nawe nuzana madami wawe tuzakurespekta. Kuko icyo biba icyo usarura. Wese ura amafaranga n'amashyi yagura. Ego ko mega daimoni. Rero yewe nagoshaka kwigisha kuko umwanya wagiye, ndashaka twumve Edouard. Ariko tugeze muri kwezi kwa kangahe di? Uku kwezi. Ukukusha kwezi no kwa kangahe? Turo turasoza kwa 10. Abanya-Israeli bava mu Giputa. Byago bingahe? Ya Pedro ntabyase. Abanya-Israeli basohoka mu Giputa ni byago bingahe? Ni ibyago 10. Abahungu ba ni bangahe? Niba uje wasomye igitabo cya Isezerano bari 10. Bwana sifiwe. Uku kwezi kwa 10 na 12 uziki Imana iguhaye, iguhaye iminsi mikuru. Narivuze ngo uku kwezi kwa 10 kuri prophetique n'ukwa 11 tugiye kwinjiramo kuri prophetique n'ukwa 12 kuri prophetique. Nari nkubwiye ngo Imana ivuguruje ibyo wari umaze iminsi ubona, iguhaye iminsi mikuru.
Imana ivuguruje ibyo wari umaze iminsi ubona. Mu yandi magambo, Imana ikuyeho puri, iguhaye purimu. Ugiye kujya mu minsi mikuru, uyu mwaka ugiye kusozanya amashimwe, uyu mwaka ugiye kusozanya ibyishimo, uyu mwaka ugiye kusozanya ishimwe mu kanwa rivuga, uyu mwaka ugiye kuwuhagararamo, ugiye kurya ntabwo uzakurya, uyu mwaka usohotsemo neza, uyu mwaka Imana ikinguye inzugi, uyu mwaka Imana ikwinjiza pede satare amakore bodo fotore basa perebre de sate. Imana iguha iminsi mikuru, Imana iguha iminsi, yambwiye ngo itanze purimu, iguhaye iminsi mikuru. Abanzi basenye, abadayimoni baribase, abadayimoni babishe, iguhaye iminsi, iguhaye kunezerwa, abadayimoni bose bishe. Fole mandostas. Kadusome Esteri. Papa dusomere Esteri. Ntabwo njya kubumbura Bibiliya, mfite ibintu byinshi. Hagere Esteri ibice bitatu. Nukuri pe ndirukanka. Umurongo wa 7. Yego. Mu mwaka wa 12 umwami Asuwerusi ari ku ngoma. Ukwezi kwa mbere kwitwa Nisani. Baraguza inzuzi zitwa Purimu. Soma neza aho hantu. Naharaye. Baraguza inzuzi Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose, baraguza n'amezi yose uko bikurikirana. Bageze mu kwezi kwa 12 kwitwa Hadari. Iyo urerekera aho ngaho, uyu mugabo witwa Hamani ntago yigeze akureka ngo uhumeke. No, mu kwa mbere yarakuragurije kandi akakuraguriza saa 6, akuraguriza saa 8. Uwukuroga yakuroze saa 7, akuroga saa 8, akuroga saa 9. Ariko hagiye haboneka imbabazi z'Imana zituma kwa mbere kurangiza, zituma kwa kabiri kurangiza, zituma kwa gatatu kurangiza. Bakuroga mu kwa kabiri urakurangiza kubw'imbabazi z'Imana, bakuroga mu kwa gatatu urakurangiza kubw'imbabazi z'Imana, bakuroga mu kwa kane ukurangiza kubw'imbabazi z'Imana. Arongera yongeza kugeza mu kwa gatano, ariko imbabazi z'Imana ziragaragara. Ndagira ngo ubwire ngo Imana igiye guhindura abo barozi bakurogaga, iyo myuka bagushyiragaho, iyo myumbati bagushyiragaho, iyo myambi bagushyiragaho, icyo cyangwa bagushyiragaho. Imana igihinduje ubwiza, Imana igihinduje kwakira. Ugiye kwakira iyo nyatsi kuvuyeho, ayo magambo akuvuyeho, icyo cyangwa kikuvuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Niba unyumva neza, haleluya. Baraguza amezi yose, abarozi ntibaruha. Baraguza amezi yose gate. Baraguza saa 6, babona bidafasha bagasubiraho saa 8, babona bidafasha bagasubiraho saa 9, babona bidafasha bagasubiraho saa 10, babona bidafasha bagasubiraho saa 11, babona bidafashe bagasubiraho saa 12. Ariko dufite Imana yahinduye imigambi yawe ubusa. Dufite Imana yahinduye imigambi yawe ubusa. Niko Imana yarogoraga uko bategaga, niko Imana yateguraga uko bicaga, niko Imana yakuraga uko bagusaga icyangiro, niko Imana gusaga ubaba ugeze muri uku kwezi. Imana igukuyeho imbago, imigambi bari yaravuze tanda bradesta salafu pali deta. Ariko dada uri umunyamugisha cyane. Reka nkubwire message. Niba hari abagore bagiye gukomera muri iki gihe, niba hari abagore bagiye gukomera, niba hari abagore bagiye gukomera, sidara niba hari abagore bagiye gukomera muri uyu mujyi wa Kigali, niba hari abagore bagiye guhabwa icyubahiro muri uyu mujyi wa Kigali, niba hari abagore bagiye kujya batambuka
abantu bakavuga ngo uyu mudamu yasengeye he, niba brade satarabasoto, niba nabafasha kubona reka nkubwire da, hari amateka abantu bazi ya mbere, ariko Imana ihinduye pashi, Imana ihinduye pashi, Imana ihinduye pashi, Imana ihinduye pashi. Nakubwira ikintu cya kabiri, mama wawe ajya ukubyara yari yaramubwiye ko bazabyara umwana w'umukobwa, ariko ntabwo bazi ambaraje yari muri data, ambaraje iri muri wowe. Umugisha abasaza bawe batabonye, wowe ugiye kujya ubakubita pembeni, ugiye kujya ubakubita pembeni, izina batabonye bagiye kuribonera muri wowe. Aho batageze ugiye kubakingurira inzugi, bagiye guta wowe. Imana ikugize kuro Pedro atambuke, ikugize kuro bare bata. Icyubahiro cyose yagizingiye muri wowe, cyose cy'umuryango ikizingiye muri wowe. Kubera iki? Igiye gukubita hasi igisuzuguro cya famiye yose, ikizamo icyubahiro muri wowe. Imana izamuye inyenyeri yawe, abantu bagiye kukumva, abantu bagiye reka nkubwire, hari akantu njya kukubwira. Nubona umuntu agusuzuguye, akagusuzugura, ntuzarwane nawe. Dore icyo Imana iba yamukoreye, iba yamuhishe inyenyeri yawe. Ukiona mtu anakudharau, ukiona mtu hakupi time, usigombane naye. Mungu alimuficha nyota yako, nta kindi. Imana yamuhishe inyenyeri yawe, ariko umunsi zaza azavuga ngo iyo mbimenya Imana igiye kwatsa inyenyeri zanyu. Abantu bavuga ngo iyo mbimenya ngabana nawe. Ndahirwa Adamu ngenda ndahirwa. Twigeze kuba twicaye ahantu muri hoteli hejuru mu bumwe. Uwo munsi dada ntabwo arazi icyo ngiye kumubwira mu mutima. Dore mushiki wanjye unkurikira, uriya niwe umukobwa mukuru mu bakobwa, tugira abakobwa babiri. Ndamubwira ngo dada, wowe icyubahiro nkugomba kingana n'icya Gisele, kuko nari maze kubona inyenyeri muriho. Hano abantu bagiye kuzura, ahangaha abantu bagiye kuzura. Ugiye, Imana iguhaye Nyamirambo, Imana iguhaye Nyakabanda. Ndiyo ndumva mu matwi yanjye Imana yambwira ngo hari abantu bigeze guha Nyakabanda barayijegajeza, ariko ntabwo bakoze reri, ntibagera ku mugambi Imana yashatse. None Imana iravuze ngo amareri bagiye bakora, Imana igiye kuyakosorera muri wowe. Mama, turaza kuganira, we turaziranye. Niyo natasangura neza ijoro madama bazaho nicara, uko nduva message zawe ni nyinshi. Papa, Imana abarozi bashatse ko bamenagura amaguru yawe ukagendera mu kagare. Mu gitondo ndiho nasenga, nagiye kubona mbona umeze wigeze kugira mu bihe usa nkaho ucanganyikiwe, ubuzima buragucanga, uravuga ngo ariko ibi bintu bimeze biti. Abantu bakureba bakavuga ngo umeze nk'umusazi, ariko reka nkubwire, Uwiteka ahinduye ibyo abasazi batekereje. Akubise umurozi washatse kukwangaza, akubise umurozi washatse kukwica. Bashaka kugira umusatsi ukamera umusatsi ugaterekera, ntugire amadredi, ntugire n'irende, ugatoragura amashashi. Ariko Uwiteka aravuze ngo aho bavuze ngo uzatoragura amashashi, ni Uwiteka guhereye umugisha, ni Uwiteka guhereye umugisha, ni Uwiteka agize gute guhereye umugisha. Wa mugabo we, ndabona ubuzima bushyashya ku bugingo bwawe, ndabona Imana ikugarukaho, ndabona Imana ikugiriye neza, ndabona Imana igukuriyeho impanuka, ndabona Imana ikuganiriza, ndabona Imana ikuyoboye, ndabona Imana ikujyanye umugisha wawe, ndabona Imana igutuza inkone. Necroprote santerebro dosembra, icira Imana ishize muri wowe, ishize mu rukingo. Hari uburwayi ikuyemo. Nibyo cyangwa nagaribyo? Nibyo cyangwa nagaribyo? Turiomba, ndi muri 40, niko mu 40. Turayikomeje.
10. Abana ba Isirayeli bajya kuva mu Giputa habaye ibyago 10. Ndagira ngo mbwira ngo Imana ishizeho iherezo ku byago byagukurikiranye byose. Imana ishizeho iherezo ibyagukubise mu kwa mbere, ibyagukubise mu kwa kabiri, ibyagukubise mu kwa gatatu, ibyagukubise mu kwa kane, ibyagukubise mu kwa gatatu. Uriya n'umuterera, haleluya. Ibyagukubise mu kwa gatatu. L'embre de santere bro de sasalamada. Mendo sokote bredeva. Jonathan. Umva uko Imana ivuganye nawe. Irambwiye ngo amashuri ararangiye. Yo, waramamaye nami waba ndashaka 7 uyiregere, nta kindi ngushaka. Sinshaka donation, ndashaka 7 mupata waramamaye nami wabami isi yose urage urakwi waramamaye amashuri ararangiye. Amashuri wigaga ararangiye. Nta kitakwigishije. Ikwigishije umuntu uramurebye in and out. Imana irambwiye ngo igiye kuguteturura. From today, from now, iragutetuye. Yinjiye iwawe, yinjiye umugore wawe, yinjiye mu bana bawe, yinjiye mu buzima bwawe. Wa mugabo uzakomera. Dore ikintu Imana yibutse, nuko iminsi yose wayikorera gutitotomba, wayikoreye utinuba. Waravuze ngo njye niyo napfa nkwiringira. Iryo jambo Imana ryayikoze ku mutima, iravuze ngo ushizeho iherezo. Umwaka utaha 24 Jonathan barakuyobewe. Pereza portemone. Menye neza ko tarobanura ku butoni uwagukiranukiye wese uramwemera. Ineza yawe nyinshi yamenye. Papa umuntu yigeze akureba aravuga ngo nguriya ngo ntacyo azavamo, reka ibindi mbihorere kuko uri kumwe na mwabukwe, kambyihorere. Ariko Uwiteka ahinduye amateka Jonathan. Dore indirimbo ajya kuririmba ngo uzazaryari Yesu ngo wima ingoma yawe, ingoma y'amahoro yo habera baruhuke. Sasa umwanya nifite urarangiye. Umwanya nifite njya kwicara. Umwanya nifite urarangiye. Ntabwo mvuze ku bihanda 10, simvuze icya 11 akibazo. Ariko reka ngusigiremo akarezime gatoya.
munkopesha iminota 5 gusa ibigere bw'icumi. Ibihande 10 n'abana ba Hamani bari 10. Umunsi abayuda bigaruriraga bose barabishe. 11 ni se ugereka ku mubare wa 10, abahungu 10 na se bose barapfa. Tugiye mu kwezi kwa 11 abahungu ba Hamani barapfuye. Ibi bishatse kuvuga iki? Umurozi wakurogaga utarazamura acceleration décélérer kidogo, utarazamura amen. Reka maze nkubwire mbisobanure neza. Umurozi wakurogaga yari umwe, ariko hari abandi 10 yahaga raporo baramakamera. Umurozi wakurogaga yari umwe, ariko hari ahandi yatangaga raporo. Dore icyo Imana ikoze, ifasha abo bantu bose bamuhaga imbaraga, ifasha abo bantu bamuhaga sapoti, ifasha abo bantu batumaga bagusonga bakakwica, bose irabafashe bakubitiye hamwe, ibageze gute? Irabishe. Weya ntibazakubeshe, nta murozi ukora ari umwe. Hari abandi baba bari hejuru ye, hari abandi baba mugenga. Iyo akunaniwe asubira kuri bo. Dore icyo Imana ikoze, iguhanaguriye abanzi bawe bose bose bose, aho batuye, aho utaruzi, aho utatamenye, ariko batubagize gute? Irabahanaguye mu izina rya Yesu. Ari jyewe natera haleluya cyane. Ikindi kintu cya kabiri, 11 ni umubare w'abantu bose barwanyaga abayuda bose. Muri bacyakeza atari acha nivuye. 12 ngo ni ukwezi kwitwaga Hadari. Bivuze ngo uku kwezi niko kurangiza finale, niko kwezi Hamani n'abahungu be bagombaga guserebramo, kuko barangije abayuda aho bari hose. Imana ihinduye ibintu. Abanzi bawe aho bari bagutegeye, wowe ugiye kuhanyura userebra mu izina rya Yesu. Imana iguhaye kurangiza umwaka neza, Imana iguhaye kurangiza ubutsinzi, Imana iguhaye kunesha, Imana iguhaye gushyira amanga, Imana irakujyanye mu cyerekezo cyayo mu izina rya Yesu. Ayamezi abiri kandi angana n'abagabo babiri bagiye gutata, bakajya gutata igihugu cy'i Kanani. 10 bagarukanye inkuru y'incamugongo, hasigara abagabo babiri, Kalebu na Joshua. Baravuga ngo uko Uwiteka twishimira, niba Uwiteka twishimira, niba Uwiteka agize gute atwishimiye, kiriya gihugu nawe uyu munsi Uwiteka akwishimiye, injira mu gihugu cyawe, injira muri Kanani yawe, injira mu gihugu cyawe, injira muri Kanani yawe, injira mu masezerano yawe, injira muri Kanani yawe, injira mu gihugu cyawe, injira muri Kanani yawe, injira mu masezerano yawe. Mama, Imana irambwiye ngo hari amarira irangije ku buzima bwawe. Salama, salama, kwa Yesu ni salama, 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 kwa Yesu ni salama. Acha kutangu mugambi w'Imana, iyo riteke uwere. Tugiye gutera haleluya 7. Iyo haleluya tuzaturangiza haleluya imwe tuyisoze he gatatu. Tugoye gukora repetition. Ni haleluya tukiyirangiza ngo he gatatu. Twagiye haleluya.